abantu mo baribaza ati bundi kuki biterwa n'iki biterwa n'iki kugira ngo umuntu aze ku mihanda mu gahe gato cyane birangiza ahite atera imbere ahite amenyekana kandi ahite azimira. Ubundi ibi ngibi byatangiriye ku muntu bita Emirene ubwo yazamuraga ba Vestine na Dorcas bakavuga bati uno muntu ntabwo byakunda Emirene ngo ajye kuzimu n'iki n'iki, babivugaho gutyo bakavuga bati Emirene buri muntu wese yatunze mikoro ahita amenyekana. Ariko twagiye tubona n'abandi bantu batandukanye harimo n'uyu nguyu urimo kureba ku mashusho, harimo n'umuntu bita Dorimbogo, harimo n'umuntu bita uriya mu Vafa niwe Dorimbogo, hakaba aho bita Juno Joyeuse wa Juno, hakaza n'uriya wapfuye ejo bundi witwa ngo ni Gogo, hakaza na Kagarara. Biterwa n'iki ubundi bino bintu biterwa n'iki? Muri ino minsi murabona uburyo inkuru ya Kagarara irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibintu sinzi, ntabwo namenye ibyo ari byo, ariko inkuru naringiye kubabwira inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye agahinda buri muntu wese ishobora kubabaza, buri muntu wese ishobora kubabaza, ugasanga rwose pe ugasanga birababaje kandi ari ibintu byari bigeze ahantu haryoshye abantu bari bishimiye. Ubundi ibintu biterwa n'iki? Reka tubinyuremo mbanze nkubwire inkuru ibabaje nashaka kukumenyesha muri iyi minsi. Tugufite inkuru nyinshi tugiye kukubwira, ariko iya mbere niyo ngiyo. Niba uri uwa mbere cyangwa bikaba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ndagusaba kugira ngo ukomange ku irembo ihungukire mu kiganiro kuko mu rugo rw'amahoro ntiduheza. Ntabwo muri kino kiganiro ndibuze kuba ndi jyenyine, ndaza kuba ari jye Z, ariko nawe ndi kumwe na Aime nk'ibisanzwe. Buri wese yumvemo ikaze. Nk'uko mbibabwiye nyine, ntabwo muri kino kiganiro ndibuze kuba ndi jyenyine, ndaba ndi kumwe na Aime nk'ibisanzwe. Uri hehe, umeze ute? Meze neza ndakomeye. Uvugisha abantu barimo kukumva. Abantu bari kunyumva ndi kubabwira ngo weekend nziza. Twageze mu kiganiro umuranga. Yego. Uwabuze umuranga yeze mu nda ya nyina umubyara. Niko bimeze. Nicyo kintu cya mbere nababwira. Icya mbere no kugira umuranga. Kandi wasanga hari abakobwa bagumiwe. Barahari benshi bakirwanira mu isafuriya na ba nyina. Baracyahari bakirwanira mu masafuriya na ba nyina. Kuki se batazirwaniramo n'abagurumuna babo? Bakazirwaniramo na ba bucura b'iwabo. Bagasanga abasore mo barahanganira na basi mu mazu biyubakiye. Bahindutse ingaramakirambi ntibifuza no kukivamo. Yego, ariko tubafitiye inkuru nziza. Ntabwo ari ngombwa ko bajya ku ibintu byose birinda kubayiraho muri famiye iwabo, kandi hari abasore beza bagakwiye kubakura iwabo, hari n'abakobwa beza bari kubafasha muri icyo gikorwa cyo kuva mu kirambi ahasigaye bakubaka izabo. Mageze nyererewe cyangwa se naniwe, ntabwo nari numvise neza ingingo y'uyu munsi, ariko ibyo ndi kureba kuri ekara yanjye twareba umuntu mugufi witwa Kagarara. Yego. Umuntu bita Kagarara niwe tugiye kwanza kuvugaho muri aka kanya. Twagiye tubona abantu benshi batera imbere, bagatera imbere ariko ntibatindeyo. Umuntu akazamuka mu gihe gito, tugiye duhereye kuri Dorimbogo, sibyo? Tugenda tubibura. Hari uwitwa Dorimbogo, hari uwitwa Vava, niwe Dorimbogo. Ahubwo hari uwitwa Gogo, ariwe Glorious. Akazuza hari n'undi mwana nabonye. Ariko n'umuntu bita Juno Joyeuse wa Juno we buriya ntarimo. Joyeuse wa Juno ntabwo arapfa kuko we yakoze urugendo rwo kuva kuri social media. Ntabwo turi kuvuga bapfuyemo, turavuga abantu bageze ku mihanda bagahita bamenyekana byihuse. Uriya rero buriya mu minsi yashize hari umusore wamubwiye ngo bajye gushakana. Asohora na invitation. Juno se Joyeuse wa Juno? Agura n'ibishingizwa. Shuwa? Cyane. Umuhungu arangije aramukwepa, kandi uwo muhungu yari wa wundi wabeshya wavuze ngo yatwaye Vava
niwe watugeze ngo uruhare mu rupfu rwa Vava. Rero abantu bamugira inama, urabizi hari abantu baba bashinzwe showbiz, bamugira inama aravuga ati rwose mukobwa bwiza buve kuri iyi mihanda, dore irimo iranyerera. Abantu bagira ibiki, bamugira inama yo kuba avuye ku mbuga nkoranyambaga, bamugira inama yo kuba avuye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu yibereye mu gikoni arimo arateka, ntabwo akiza ku muhanda. ubu imihanda yayivuyeho. Ariko rero hari undi witwa Kagarara, wabaye ikimenywa bose cyangwa se wamenywe n'isi yose. Yego. Uyu Kagarara ajya kujya muri Amerika yagiye nta muntu ubizi. Ariko icyantunguye, hari umunyarwanda aciye umugani akavuga ngo ukize baraza. Nuko nagiye kubona nkabona abakobwa bagera muri 3 bamuzaniye indabyo barebare. Ariko baje ari 3 kubera yuko ari kumwe n'abantu 2. ari kumwe n'abandi bantu 2 nyine urumva bari 3. Iriya protocol ubundi yapanzwe nande? Iriya protocol yapanzwe nande? Yego. Ko yagiye batabizi akagaruka babizi. Iriya protocol yapanzwe nande? Kagarara yari ifite umwana witwa ngo ni Sabrina Kanyagata. Kandi na wa wundi nawe rega urimo uravuga Kagara ntago akiri Kagarara. Yego. Yitwa Ashton Hall. Oya, nyine izina ryo yiswe yageze kuri iyi mihanda yitwa Kagarara. Rero izina nirikujije. Ubu ngubu rero arimo aritwa Ashton Hall. Noneho rero uriya muhungu yari ifite agakobwa bakundana bareshya. Keza sha. Njyewe gafite inyinya nziza muri protocol, ariko natungwe no kukabura mu birori. Ubundi hari ijambo avuga ngo ukize baraza. Cyokora ikintu navuga, Kagarara RDB mwegere umuha akazi ko kuba ashinzwe ibintu bigendanye na Visit Rwanda. Naringize bamwegere bamugire nawe bamushyire mu bukerarugendo abe ikiza nyaburanga. Oya, bamwegera ahubwo bamuhe kuba umuntu ushinzwe Visit Rwanda. Kubera ikize ko akazi kuzana abakerarugendo. Ariko uzi umuntu ugenda mwibanga akazagaruka aje igihugu cyose kibizi. Azanye abasitari. Isi yose ibizi. Umuntu akavuga ngo ni ubwa mbere numvise u Rwanda. Ariko bitewe nuko nahuye n'uyu muntu ni inshuti yanjye, yanteye kuza kumusura. Uriya Kagarara azi kubana. Wabonye ageze aho yagiye ukuntu yagendaga avuga neza u Rwanda arukundisha abanyamahanga. Ese buriya ni ukuba azi kubana cyangwa na physical appearance n'uburyo agaragara nabyo bikurura abantu? Hari ikintu bita ntago birari gukurura abantu. Umwe mubamo muri inyuma harimo uri kubyungukiramo. Yego. Kubyungukiramo rero ni ukuye. Biragaragara ku mbuga nkoranyambaga kuri amunga azi kwicisha bugufi. Yego. Ariko marinzi. Ariko n'ubundi asanzwe ari mugufi nta birenze. Uyu nguyu bazananye w'umunyamerika. N'uyo muri Indian. Ahubwo abo ngabo bazananye nibo bazi kubana. Yego. Kuko nibo bazi kwicisha bugufi. Ariko urebye ubwamamare bafite, ubusitari bibitseho, ntago bakagombye kuba bahura na Kagarara, ariko babasha kwicisha bugufi kugira ngo bisanishe nawe. Ariko reka nkubaze. Kwicisha bugufi ni kimwe. Ariko no kuba uri kubona profit ni ikindi. Umuntu atazi umusaruro azakura mu kintu, biragoye ko yakiruka inyuma. Yego. Ira ntago ari relax. Kuko ni igikorwa agiye gukora akazenguruka muri Afurika yose. Yego. Ntago ari relax. Ntago kwa ngo umuntu ngo nyine kujya gusura igihugu nzi. Oya. Ni inyungu ari gukura ahantu. Ahubwo uriya muhungu ni boro. Ashton baramaje ngo ubundi u Rwanda rusanzwe ruzi. Atereka da. Ati se hari umusitari waba uzi wo mu Rwanda? Ati nta n'umwe. Ati usibye Kagarara wenyine. Ashton Small. Ngo niwe wenyine ngazi ngo umusitari mu gihugu. None se kubera icyo ari bo bonyine azi? Hari inyungu azabakuramo. Sasa rero mfite ibibazo bibiri nshaka kukubaza. Ngaho bimbaze. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo aba basitari baba Ashton n'uriya Muhinde
ndetse na Kagarara. Aba basitari na Kagarara. Kagarara arimo arungukira kuri aba basitari cyangwa abasitari barimo barungukira kuri Kagarara? Ndimo ndagira ngo nsobanurire aho ngaho. Bano basitari bari kungukira kuri Kagarara cyangwa mu Kagarara urimo kubungukiraho? Ni abanyamahanga. Wabwirwa n'iki niba ibyo bintu wabisobanura ute? Niba wabwirwa n'iki niba batari gushaka ibitambo? Iki? Ibitambo. Ushingiye ku ki? None se kubera iki bahise bamuzamura kuri revo agezeho, urwego agezeho? Ariko bavuga yuko uw'Imana yatahirije hano muhambirije. Ni ibintu by'Imana bigenda gake gake, slow by slow. Ntabwo byihuta. Ahantu hashobora kuba harimo ibitambo. None se reka nkubaza, revo agezeho nta nubwo ashobora kuba yagira manager. Yamaze kurenga ku rwego rwa manager. Yarangije kurenga urwego rwo kugira manager. Yarenze urwego rwo kugira manager. Ubwo manager we ninde? Ni uwamuzamuye. Nuko rero yazamuwe n'umuntu bitaga promoter rega. Ariko ntabwo yamuzamuye, usibye ko akari wa mbere wamwaprodinze ku mbuga nkoranyambaga, ariko siwe ntabwo ari wamuzamuye. Gukora video ukayaprodinga no ubusereka nkwereke. Nta wundi muryango uzi w'abantu bafite ubumuga bwo kuba bagufi bagera muri 7. Nta muryango w'abantu 7 niba atari 8, umugore n'umugabo n'abana nka 5 cyangwa 6. Sabrina hano avuka famille yose ni kirege. Bagera muri 6 njye bari batari 7. None kubera iki bo batamenyekanye nka Kagarara? Ari famille y'abahungu b'impanga yaje. Ne warayibonye kuri ku mbuga nkoranyambaga. Iyo famille yarerimo abahungu niba ari abamusanze 3 b'impanga bamenyekanye mu gihe gito bapfa mu kindi. Uko umuntu azamuka ibintu byo bizamuka. Twagogogoro riyose ajya gupfa. Twagiye kumubona tumubona mu bitaramo bijya muri Uganda mu gihe gito. Abantu bamunenaga batangira kumupfukamira. Yagarutse yapfuye. Hari icyo bita kugira ubwenge mu bintu, my friend. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo mubarungukira kuri Kagarara. Ariko nawe icyiza nabonye nuko yavugiye akabamurikira ababyeyi be. Nibura biragaragara ko agiriye umumaro ababyeyi. Agiye gupfa hari icyo abasigiye. Azapfa hari icyo abasigiye, ariko yitonde yishyire mu biganza bya Nyagasani, atagendera muri system ivuga ngo umva ngo nagezeyo. Gukirana umwana w'umuntu ni kimwe no kumubanaho ni ikindi. Yego. Warubizi? Ibyo bintu byo ndimo ndabyumva. Ikindi none ubu ngubu ni kabari ko gasongero ke Kagarara. Aka ni kabari ko gasongero kagiye kuba asorezaho. Oya, azazenguruka Afurika yose. Ariko nyuma yaho azagaruka nk'umunyarwanda uje gushaka ibikorwa byo kwiteza imbere, n'imbuga nkoranyambaga zizaba ziri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Abamurwanya bamurwanya, n'abatabishaka babishaka. Ibyo ngibyo atari ko ngiye mbyumva. Kage ntago ariko mbyumva. Wowe ubyumva ute? Ko mbona ari ryo herezo rye, ahubwo karimo gusatira iherezo. Oya, reka turebe igitangaza kizaba nyuma y'amezi 2. Ubwo niko byamugendekeye ahita acaho. Ubundi biragoye gukirana umunyarwanda. Umuntu bita ariko Gogo ntabwo yazize abanyarwanda. Gogo ntabwo yazize abanyarwanda. Yaguye hehe muri Uganda. Nta nubwo uwo yazize ari umunyarwanda. None umuntu bita Dorimbogo. Dorimbogo nta muntu bavuze ngo niwe yazize. Yazamutse byihuse ahita amanuka byihuse aruhukira mu gitaka. Ngiye mbonye abahanuzi bagera kuri 3 kuri social media bavuga ko uriya Mungu Kagarara bagize iyerekwa rye ritari ryiza. Kandi umuhanuzi wabivuze yabwiye umuntu bitaga Vava ngo niyirinde kuko abonye ahura n'ikibazo gituma napfa. Urumva? Yari yarabivuze. Ubwo iyerekwa ry'uwo muntu yagize kuri Kagarara nirihuye n'iryo neretswe nanjye. Rero kuva Kagarara agiye aje amayerekwa nka miliyoni, kandi njye nabonye urukundo abanyarwanda bamwakiranye. Rurasa urukundo nta mudayimoni.
ubwo ngubwo iyo mbonye bimeze gutya ndavuga nti biraba ibyuya.